bikomeje rero kugorana umukire w'umumiliyoneri, ikibazo kimwe kiragenda ikindi nacyo kigahita kinagamo. Rero nk'uko twabonye uwitwa Cedric amara kuvumbura uwitwa Aria, arangije ahamagara uwitwa Lucky kugira ngo aze abe yabasha kuba yakemura ikibazo cyari gihari. Rero uwitwa Aria yakomeje kugorana, arimo kuvuga ngo nta muri mukorere ku nda, ariko uwitwa Lucky aramubwira ati rero nimba nta muntu ushaka gukorera ku nda, ndi buhite nkujyana kuri sitasiyo ubundi ariho tubikorera. Uwitwa Aria rero yabonye yuko ibintu bikomeye ashobora no kubifungirwamo, ahitamo kuvubwiza ukuri cyangwa kuvugisha ukuri. Aravuga ati rero njyewe n'ababeshye ntabwo Cedric mutwitiye. Icyo cyari icya mbere. Ni ngombwa ati iyi nda none ntabwo ari inda, ntabwo ari inda, ntabwo mutwitiye. Uwitwa Cedric rero icyo yakoze yahise agwa mu kantu ati karabaye. Uwitwa Aria arakomeza ati njyewe Cedric, njyewe nahoze mukunda, narakubwira ati ndagukunda, nidusubirane, ukanga ko dusubirana kubera uriya mukobwa. Kugeza aho ngaho rero uwitwa Lucky yabonye yuko harimo kubivangamo ibindi bintu, arangije avuga ati reka nta kibazo nigendere, nizere ko muri busigaremo bikemura. Noneho mu gusigara babikemura, uwitwa Aria yamubwiye ati rero kamubwiza ukuri Cedric, aka kanya ufite abanzi benshi, njyewe bantuma ati aka kanya bacimutiye umwana. Ariko kumuko ncimutira umwana, urumva ibintu byose bambwiye gukora ntabwo nari kubura kubikora, of course kuko ni umwana wanjye bari bashimuse. Uwitwa Cedric amuga ati kuki utambwiye nimba barawushimutiye umwana, basi wenda ko mfite connection, mfite abantu benshi bashobora guhita bavuga ati reka bino kino kibazo tukijyemo tugikurikirane. Aravuga ati umwana wanjye bari kumwica, iyo ndamuka mbikubwiye umwana wanjye yari guhura n'ibibazo. Ati se uzi umuntu waba waragutumye? Ati oya, umuntu njyewe tuvugana kuri telefone yacimutiye umwana, ubundi ibindi byose abinegekera kuri telefone, ntabwo turahura, nta kintu na kimwe turahura. Ariko twebwe twiyumviye ko uyu muntu ashobora kuba yari aziranye na Aria. Aria ashobora kuba amuzi, ahubwo agatinya kumuvuga kugira ngo umwana we abe ari safe cyangwa abe afite uburinzi buhagije, kuko ugitanga amakuru barakubujije umwana wawe ashobora guhita abigenderamo. Aho ngaho rero twavuye turangije twigarukira kuri Dani rero yafashe umwanzuro wo kubwira uwitwa Alisa ati Alisa, ibi bintu byawe rwose birimo kumbangamira, birimo kubangamira umubano wanjye cyangwa gahunda mfitanye na Kami, mfitanye na Kami, ku buryo birimo kungora. Ati se ni ibiki? Ati njye na Kami twari dufite gahunda zo gukora ubukwe cyangwa gukora mariage mu mezi 2 ari imbere. Rero nabaye mbikoza papa wacu, nyimara kubikoza papa ahita ambwira ati rero ntago wabasha gukora ubukwe, ntago twakora ubukwe kandi mushiki wawe ubukwe bwe bwarapfuye, ashobora kubibona nabi bikagaragara nabi. Ati rero kuko aka kanya witwa papa wacu atazi gahunda zose, atazi imikino twari turimo, urumva rero ntabwo byari kunshobora ko mubwira ngo byende ni imikino. Ati rero nari nje hano kugira ngo wowe ufate umwanzuro wawe, ugende ubwire papa wacu, umubwire ati njyewe mfite umuhungu dukundana, umubwize ukuri yuko ufite umuhungu mukundana, kandi umubwire yuko uwo muhungu ari Cedric. Rero witwa Alisa yamubwira ati reka, ati ibyo bintu sumva ngo nabihera njya kumuvuga ngo ufite umuhungu dukundana. Ndamubwira ati nta kundi kuntu wabigenza, kuko ibi bintu birimo kubangamira nyine imipango yanjye, kandi kuko ugasanga uwitwa Dani arimo kubangamirwa no kuba yakikorera ubukwe kandi abizi neza ko mushiki we nta kibazo kose na kimwe afite. Rero witwa Alisa avuga ati rero humura, ngiye gushaka uburyo papa bimenya, ariko ngiye sinjye uri bumubwire. Undi ati se niye? Ati urabigenza gute? Ati ese uyobeye hano ko dufite radio se? Ni nko kuvuga nyine igihozo twese duhise twumva ko ari igihozo nyine agomba kubicishamo. Ati ni igihozo tugomba kujya kubibwira, ndaze gushaka uburyo rero. Ati rero igihozo urebe uburyo umubwiramo ibintu kugira ngo avuge iby'ingenzi, ibitari ingenzi abireke.
uwitwa rero uwitwa Alice avuga ati nta kibazo ibyo ngibyo kanze mbijyemo. Rero ako kanya yahise agenda, uwitwa Dani akomeza kugira ute, akomeza kuvugira kuri telefone, ahamagara telefone ya Kami yanga gucamo, ahamagara telefone ya Kami yanga gucamo inshuro nyinshi. Arangije ahita rero ahitamo guhamagara uwitwa Cedric, aramubaza ati ese bimeze bite, ni sawa, ese nimero ya Kami yabaye iki ko itarimo gucamo? Uwitwa Cedric amuga ati nanjye ndimo kwishaka nkayibura, sinzi ikibazo gihari. Ako kanya twese tubona uwitwa Lucky arimo kuganira n'uwitwa Tricia, ubona arimo kumubwira, arimo kumutaka rwose, arimo kumutaka, ageze amubwira ati ese bimeze bite, ni sawa, ese ujya utekereza ku bintu byo gushaka cyangwa kuba wagira urugo, ko wavamo umugore mwiza? Iyo umuntu akubwiye gutya nuko aba akubonamo ikintu gikomeye cyane, aba akubonamo yuko wamubera umufasha. Ese Lucky yaba agiye gukunda Tricia, narwo tukabona iyo couple ko nayo yabijyanye, yabimeze neza, tukabona urukundo rwabo, kuko byagaragara nkaho Lucky ashobora kuba yakishimira witwa Tricia, kuko iyo umuntu atangiye kukubonamo ko wavamo umugore mwiza, nta handi hantu biba byerekeza. Ako kanya rero telefone yasonnye ya Lucky, irangije arahaguruka aragenda, tubona aritabye, aravuga ati ibi mu kwitaba bamubwira ibintu, aravuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Arangije agenda n'igihunga, tutamenye ikintu kimujyanye. Ako kanya twahise tubona witwa Trinuza Aria yasohotse hanze, arangije aravuga ati uguhamagara wa wundi wamutumye, aramubwira ati rero waruzi n'ikindi. Atuba akanya uwitwa Cedric yamvumbuye byarangiye, ku buryo nyine nta kindi kintu nakora. Ati bisa nkaho waba kuri telefone amaje ati ese wigeze umubwira uwo ndiwe? Oya, ndamubwira ati oya, nta kintu njye nigeze mubwira, namubwiye nyine yuko nyine ni nkaho nyine nta makuru nigeze muha rwose habe n'amatoya. Uwitwa Aria arakomeza aravuga ati ariko mfite ikibazo cy'umwana. Undi aramubwira ati humura, ikibazo umwana ubu ngubu ari mu rugo. Aria twasize yishimye, abona yumva yuko amaze kumenya amakuru yuko umwana we burya yibereye mu rugo, nyine yamuzanye mu rugo. Ese uyu ninde wari washimuse umwana wa Aria? Icyo ni icya mbere. Uyu ninde wari washimuse umwana wa Aria? Ninde wari washimuse umwana wa Aria? Ese Aria we uyu ninde wari wamutumye? Ese yaba ari Shalom cyangwa yaba ari abandi bantu barimo gukurikirana uwitwa Cedric batarimo gushaka kumuha amahoro? Ako kanya cyangwa arimo kurwanira imitungo. Ako kanya rero twaje kubona uwitwa Alice yese afata umwanzuro rero, hamagara uwitwa Gihozo. Arangije aramubwira ati rero Gihozo, hari ikintu nshaka kugusaba. Undi aramubwira ati nta kibazo. Ati rero nta ikintu nshaka kugusaba, urabizi niwe munyamagambo hano, niwe nyine wabasha, muri make niwe wabasha kunjyanira ubutumwa bwanjye uko bumeze, warangiza ukagira ati kandi ubutumwa ngiye kuguha ndagira ngo ubushyiremo umunyu, isukari, ubushyiremo n'agasenda, ushyiremo nyine buri kimwe cyose kugira ngo ubu butumwa bugere aho bugomba kugera neza, nta kintu na kimwe kisobyemo, nta kintu na kimwe kibuzemo, nyine nta kintu na kimwe, ibintu bibe bimeze neza, bimeze fresh cyane. Ako kanya rero twahise tubona uwitwa Gihozo yahise avuga ati nta kibazo mbwira, ati kandi umaze kunyita umunyamagambo, uri buze gukomeza kumbwira ibyo ngomba kujyana? Ati yego. Ati rero ndagira ngo ujye kumbwirira uwitwa papa wanjye, umubwire yuko mfite umuntu dukundana, kandi umubwire ku buryo nyine akabibyumva akumva yuko dufite umuntu dukundana. Undi aravuga ati okay, nimba ari ibyo ngibyo ushaka kumubwira ndabimubwira. Ati kandi ubwo rero ugomba yese rero amwaka amafaranga kugira ngo abashe kumujyanira inkuru. Rero witwa Gihozo nta kindi kintu yakoze, yese avuga ati reka ngende ndebe papa wanjye. Arangije agenda asanga papa we, amutera siyasa ze, nyine za siyasa, wanamubwira ibintu byinshi by'amakanzu, amubwira kira kitu ibintu byinshi cyane ku by'amakanzu, ibiki n'ibiki. Arangije amubwira ati rero papa wanjye, hari inkuru nshaka kukubwira, kandi iyo nkuru irashimishije cyane.
uwitwa papa we aramubwira ati okay nta kibazo ngawambwira. Ati rero ati wari uzi ko muri ino minsi witwa Alice nyine umukobwa wawe afite umuntu bakundana. Iyo nkuru rero yabaye nkigera mu matwi ya papa we, arayumva neza, arayumva nko mu mutima avuga ati wenda wabona umukobwa wanjye agiye gukira igisebo uriya muhungu yaduteje cyangwa uriya Shalom yaduteje. Ati rero afite umuhungu bakundana, njya mbumva kuri telefone bavugana ibintu nk'ibyo ngibyo, kugeza aho papa we yavuze ati iyi nkuru ntabwo nayicarana ndayibwira mama wanyu cyane rwose. Ubwo bivuga yuko uwitwa papa Alice kuba yakumva umukobwa we ko agiye gukundana n'undi muntu nta kibazo gihari, nta kintu bimutwaye. Ahubwo se namara kumenya ko ari Cedric biraza kugenda bite? Biraza azabyemera? Ese wa mungani wa Dani namara kumenya yuko ari Cedric yakoze muri runo rugo rwabo azabyemera? Ariko ntekereza ko nta n'impamvu yo kubyanga, kuko Cedric yaje hano kubera urukundo, ntabwo yaje hano kubera ari uko akennye, ahubwo yaje kubera urukundo. Rero bivuga yuko ibyo ngibyo nta shingiro bifite n'ubundi kuba yabimenya yuko yaje hano, nta shingiro na bike bifite. Rero twakomeje kuba ese uru rukundo rwa Cedric na Alice twakomeje kubona rugenda ruhura n'ibibazo, Cedric agahura n'ibibazo, iki kibazo cyo kigiye kuba cyo kiragenda gute? Ese inkuru twumvishe koko yariyo? Ese kuri Dani we yabyumva gute? Kuko iyo nkuru ni iyi ngiyi twumvishe, twaje kubona witwa Cedric arimo kureba amadokima ye yibereye mu kazi. Mwibuke ko bari bahereye kare bahamagara umuntu witwa Kami, bamubuze, ari Dani yamushatse yamubuze, natwe ntabwo twigeze tumubona. Twagiye kumva telefone irasonnye, twumva ninde, ni Lucky uhamagaye uwitwa Cedric, aramubwira ati Cedric ibintu bimeze gute? Meze neza. Ati rero Cedric ngiye kukubwira inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda. Ati rero nagira ngo nkumenyeshe ko mushiki wawe Kami yitabye Imana cyangwa yapfuye muri make. Ese koko Kami yaba yapfuye? Ese ninde waba uri inyuma y'ibi bintu? Ese ibi byose Shalom yaba abifitemo uruhare? Ese niba barimo kugenda kuri uno muryango wa Cedric, ese ni bande? Ese iyi nkuru uwitwa Dani namara kuyumva akayumva biraza kugenda bite? Ese si bigiye none gutuma na Dani nawe utari ufite ikibazo nawe bigiye kumubana ikibazo mu muryango? Cedric wese ese bigiye kugenda gute kuba kumva inkuru ye ngo mushiki we yakundaga cyane, mushiki we umwe yitabye Imana? Biraza kugenda bite? Ese wowe biramutse ari we bino bintu birimo kubaho byagenda bite? Ikibazo kimwe kikavaho haza ikindi, ikibazo kimwe kikavaho haza ikindi. Ese iby'iyi kampani byo noneho ibyo biraza kugenda bite aka kanya uwitwa Kami atarimo? Hagiye kuzamo icyuho gikomeye cyane, birababaje. Ese koko Kami yaba yapfuye? Ese ibi byose uwitwa Shalom nongeye mbigarukaho yaba bifitemo uruhare ko Shalom atarafatwa? Ese biraza kugendera gute umuryango wa Cedric cyangwa Cedric? Se biraza kugendera gute uwitwa Dani wapangaga ubukwe, Dani wapangaga gukundana na Kami ubuziraherezo? Ese kuko Kami yaba yapfuye? Kuko twaje kubona ariyo nkuru uwitwa byasaga nk'uwitwa Lucky igihe yitabaga telefone avuga ngo ibi bintu ntabwo bishoboka, agahita yirukanka agenda. Ese biraza gucura iki?
reka dukurikizire ibice by'ubutaha. Isekami nitugira Imana ntabwo azaba yapfuye. Mwibuka gukanda subscribe kugira ngo ibintu birusheho kuba ubutamu. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.